Alright. Marcher avec Jésus. Ya marcher avec Jésus kugenda na Kristo. Leçon 4. La marche par le Saint-Esprit. Ya leçon 4 la marche par le Saint-Esprit cyangwa se kugenda mu mwuka wera, walking by the Holy Spirit. Niko tujya kuri episode ya 4 ya seri kugenda na Kristo. Nuko tugatangiye. Lors de notre dernière rencontre, nguko duheruka guhura sens pour marcher avec Jésus. Twavumbuye yuko imbaraga zo kugenda na Yesu biva ku mwuka wera. Si vos péchés connus à Dieu, ukomeza contrôle de votre vie au Saint-Esprit, kwatura ibyaha byawe ukashira ubuzima bwawe muri quelle différence mwuka wera dans votre vie? Mbese igisubizo ni yego. Byakuzaniye ikihe kinyuranyo? Pour voir la puissance du Saint-Esprit dans la transformation des vies des personnes. Ngo reba iyi episode igiye gukurikira ubundi urebe uburyo imbaraga za mwuka wera zituma umuntu ahinduka. Yaduheruka Dawuda yararwanaga kumva ataraho ubuzima bwe Yesu umwuka wera ngo abugenge, ariko kuri ubu yabuhaye umwuka wera. Tutangiye hari gukina umupira tubona Dawuda araje hano, sinzi ibyo yitwaje. Kumbe Regarde ce garçon, que fait-il ici? muri we ka gasore kari gukora iki hano? Ngo yikari gukora iki hano? Twavuga yuko nanone adushaka. Voici, on va lui laisser une marque pour de bon. Kuri ubu ho turamushiraho Venir encore nous regarder jouer. ikimenyetso. Chez son maître. Va lui Ngaraza kutureba dukina. quel est son problème? Ko cyitaje kureba umwigisha we. De quel bois tu te chauffes? Montre-lui. Oui. Tujye kumubona ngo ubundi wowe ugenda umwereka igiti ubajwemo. Ya Marque permanente, n'oublie pas. wewe ngo umushyireho ikimenyetso cya burundu, ya ngo ntubyibagirwe ibyo. Hari uwabohereje urashaka iki? Yaje yarakajwe cyane. Kumbe uwo yarakariye. Je suis venu vous regarder jouer. Naje kubareba mukena. Apporter aussi de la banane. Nabazaniye n'imineke n'amazi. Iki Proposition de paix que tu nous apportes ou quoi? asa ni ukugira ngo tujyane amahoro cyangwa iki? Ngo yego. Je suis désolé. Ya Battu avec vous. mumbabarire kuba n'abarwanyije ku munsi wa Qu'est-ce qu'il munsi. fait ici? Je ne sais pas. Mwe muri uko nari kimugenza ahangaha ntabwo mbizi. Surtout pas. Est-il fou? Bango ntabwo nabishakaga. Et pour le corriger. Regarde taillé. Urani twamwohereje kujya kumukosora ari mu biki? Ngo itegereze Donc, taye. pareil. Il est fou ou quoi? Uriya ni umusaza ahubwo nawe. Qu'est-ce qui se passe? Tujye kureba iri kuba. On reste là. Ngo yangwa turagoma hano. Je ne peux finir toutes ces bananes moi seul. Imineke sinayimara njyenyine. Pour partager. Nayibazaniye ngo dusangire. Ça va marcher. Sintekeze ibi birakora. Ngo reka mbahamagare. Ça, il Kumbe et il boit son eau. turi harajya imineke yakanywa n'amazi. Venez. Ya barabahamagaye. On n'y va pas. Reka nitugenda wana turagoma hano. Vois ce qui se passe. Umva we ni sawa, ngiye kureba iri kuba nta bindi. Vas-y doucement. Bandi basore niyo no mugambi twe twagiye. Je déteste ça. Ibi ndabyanga uraya sigaye yitotomba abandi baraza. Nabo baza birakajwe. Maintenant nous quoi? Waje kurya imineke cyangwa? Ah, quelque chose à dire. Dawuda afite icyo kuvuga. Urashaka iki? Ni abaganga. Je viens faire la paix avec vous. Nje gukorana amahoro namwe ngamahoro. Ils peuvent se battre, Inshuti zishobora kurwana mais il reste toujours des amis. ariko ziguma ari inshuti. Daouda, Dawuda en train de t'excuser? ubu uri gusaba imbabazi, Ils ont pas ça. twe ntabwo dukora ibyo. On ne s'excuse pas. Amaganga ntabwo tusaba imbabazi. Je suis maintenant chrétien, Lawal. Ariko lawari kuri umuntu umukristo Demande pardon pour les torts qu'ils ont commis. asaba imbabazi z'ibibi yageze. Jésus-Christ Yesu Kristo m'a appris à demander pardon pour tout ce que j'ai fait de mal et ce que j'aurais dû faire. yanyigishije gusaba imbabazi z'ibibi nakoze, ibyo nibyo ngomba gukora. Ntabwo nyiri umuganga Nous restons des amis. ariko tuzaguma turi inshuti. Dawuda Amitié entre nous si jamais tu quittes le gang. wumva nta bushuti hagati yacu niba utakiri umuganga. Nous apporte au moins de l'eau et des bananes. Basore arashaka kugira amahoro, yazanye imineke n'amazi niko ye. Toute cette affaire avec Daouda, Abizi ibyo Dawuda yakoze. dans notre gang. Ikipe yacu gutumigwa Cela n'était pas Ganga. le plan. Que soit avec nous, soit dehors. ibyo ntabwo uri mu mugambi, uraba uri kumwe natwe cyangwa se nturi kumwe natwe. Manger les bananes et boire son eau. Barabatinze bari kurya imineke n'amazi bayanywa ibintu nk'ibyo. Basore natekereje mufite inyota, On ne peut pas boire un peu d'eau. kubera iki mutanywa amazi ubundi tukabona ubuganira. Et pas du tout. Alors, Byaka turebe à quoi servent les amis? niba basore mutariye ngo munanywe ubushuti bwa bumaze iki kwere? Dawuda yabakuruje urukundo, baje birakajwe ngo baje kumushaho ikimenyetso cye. Fait. Dore noneho buriya bari mu biki? Gabriel ne nous rejoignent pas. Kubera iki Gabriel na Ntuza bataza ngo batwiyungeho? Qui sont encore fâchés. Ndatekereza baracyarakaye.
sawa Pourquoi ne pas aller leur parler? wabaganiza se Je les appelle. ndaje mbahamagare Gabriel Ça, Musa Il nous appelle. Musa niwe barwanye cyagiye ngo barakuduhamagare baranabaswa n'ibicucu de l'eau et des bananes. barababeshesheje imineke n'amazi Viendrons. Rentrons. Je ne supporte pas ça. umva Rapide. duva aha ngewe birasi nabyihanganira ni ubucucu umva tujye kubarwanya wana Si tu t'approches de lui, umva numwegera va manger ses bananes. nawe uragira mineke umwe n'amazi ahagije bajye kubarwanya Allons-y. barangije barivumbura baragenda sasa Dawuda batatu yabakuye mu ikipe y'abagangista amaganga ibirara byari bakina umupira ngo ngenda abonye buriya abakinnyi bararekipera mu gihe cyo kurya noneho nabazaniye imineke n'amazi ngo munywe byarabatangaye bamwe dore umwigisha yabashiye umwigisha De vous voir. Salut maître. muri aho nishimye kubabona Bien. umukino wari umeze ute wari umeze neza Maître, je vous ai amené mes amis afin que vous leur parliez. mwigisha nkuzaniye inshuti zanjye kugira ngo ziganize Je suis Chaka. wowe uri lawari ngende shaka Taillé. Bien. naho uyu ni taye muze mwicane mufate ibyicaro mufate imyanya ya Dawuda yarabazanye kumwigisha arushaho kubabwira amagambo menshi meza yubaka ya abakurura muri Kristo Dawuda yagakoze umwuka wera wabikoze abikuriye muri we nabakorera iki Qu'avez-vous fait à Daouda? ibyo yakoreye Dawuda ni iki ko yahindutse cyane ntacyo nigeze nkora Seigneur Jésus-Christ. ni Yesu Kristo Il est le Fils du Très-Haut. wabikoze Et il peut changer celui qui a décidé de le suivre. ni umwana w'isumba byose ashobora guhindura uwo wese wanzuye kumukurikira Daouda, que s'est-il passé? Dawuda byagenze bite Eh bien, j'ai accepté Jésus-Christ nemeye Yesu Kristo comme Seigneur nk'umwami et Sauveur. n'umukiza Et maintenant, none ubu je suis enfant de Dieu. ndi umwana w'Imana De Dieu, hanyuma nk'umwana w'Imana le Saint-Esprit, pour l'aider à vivre comme Dieu le veut. yakiriye umwuka wera umufasha kubaho nk'uko Imana ibishaka izo mpinduka muri kubona kuri Dawuda ni imbuto za mwuka wera Fruit du Saint-Esprit. imbuto za mwuka wera C'est que le fruit du Saint-Esprit. ibyo mbuto za mwuka wera ni ibiki Saint-Esprit qui vit en lui. ni ikihamya urabona umwuka wera ari muri we namwe muyitekerezeho Avoir du fruit sans arbre, ese wagira imbuto nta giti pas du tout. ntibibaho Tu ne peux avoir le fruit du Saint-Esprit si tu n'as pas d'abord cet esprit. ni uko bimeze ntiwagira imbuto za mwuka wera udafite umwuka wera Et aussi son fruit. bango ndashaka kumenya byinshi bijyanye n'umwuka wera ndetse n'imbuto Venir ici, on se rassemblera, on chantera et on priera. bango ni byiza nimugoroba hari abantu baraza turaririmba dusenge babaza ibibazo byinshi Aimeriez-vous venir? mbese namwe mwashaka kuza Tere. baravuga ngo yego tuzaba turaba duhari babantuza amaganga Très bien. nayo yaje Jésus, nimugoroba bahageze seul qui change les vies. Yesu wenyine niwe uhindura ubuzima Éternel. akanatanga ubugingo bw'iteka Vienne quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. bivuze impinduka zizi iyo duhaye ubuzima bwacu Yesu Kristo yego Et après, ta vie est dirigée par le Saint-Esprit nuko nyuma ubuzima bwawe bukayobogwa na mwuka wera mukagendana buri munsi qu'il vit toujours en nous et nous en lui. tukamenya neza ko igihe atuye muri twe natwe tukaba turi muri we Pourriez-vous nous expliquer cela? mwigisha icyo kidusobanurire yego ndabasobanurira Parle aux hommes Imana ivugisha abantu mu gitabo cyayo ni Bibiliya dans Jean, muri Yohana chapitre 15. ibice 15 5. murongo wa 5 Jésus dit, Yesu aravuga je suis le cep, ni njye muzabibu vous êtes les sarments. namwe muri amashami C'est lui qui demeure en moi, ubwo uba muri njye en lui, nkaguma muri we beaucoup de fruits. uwo niwe wera imbuto nyinshi Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. kuko ari ntacyo mwabasha gukora mutamfite mbese ibyo bishaka kuvuga iki Eh bien, baribaza aravuga ngo les branches amashami du cep. ava ku muzabibu Jésus est le vrai cep. Yesu niwe muzabibu w'ukuri naho twe Ses enfants, abana be les branches. turi amashami Nous tirons la vie, dukura ubuzima l'esprit. ku mwuka wera Que les branches tirent la vie du cep. nk'uko amashami akura ubuzima ku muzabibu bishatse kuvuga La vie de Dieu en nous. ubuzima bw'Imana muri twe kugira ubuzima bw'Imana muri twe murabyumva iyo wakira Yesu
Le Saint-Esprit umwuka wera dans ta vie haraza agatura mu buzima bwawe te permet hanyuma akakwemerera la vie de Dieu. kubaho ubuzima bw'Imana. Murabyumva? Nous regardons ubu ngubu en Galates turebye mu Bagalatiya 5, ibice 5 verset 22, umurongo wa 22 nous lisons. Mais le fruit du Saint-Esprit, turasoma ngo ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo, la joie, ni ibyishimo, la paix, ni amahoro, la patience, no kwihangana, la bonté, no kugira neza, la bienveillance, n'ingeso nziza, la fidélité, no gukiranuka, douceur, no kugwa neza, la maîtrise de soi. no kwirinda, la maîtrise de soi, kwirinda. Donc, l'amour est un fruit de l'Esprit Saint. bivuze urukundo ni imbuto za mwuka wera, ni urubuto rwa mwuka wera. ngo yego Dawudi aremera, bikatwemera gukunda abandi, atari inshuti zacu gusa, ahubwo n'abanzi bacu. Étonnant que Daouda vienne au jeu avec des bananes et de l'eau. Ntibitangaje no kwa Dawudi yaje hano ku mukino La joie, nous azanye imineke n'amazi. épanouir et communiquer cette joie à d'autres personnes. iyo dufite ibyishimo tubisangiza n'abandi. Si ibyo kandi gusa, Le magnifique fruit de l'Esprit Saint iyo abandi babonye imirimo myiza ya mwuka wera, tiré vers le Christ. iyo nayo irabakurika basana muri Kristo, nk'uko Dawuda yabikoze. Comme le ngo roi yego Daouda nk'uko mubona kuri Dawuda, a changé sa vie. Yesu Kristo yahinduye ubuzima bwe neza. Ariko mwibuke, Jouera. Dawuda hari igihe yatsindwaga. En fait, vous parlez de notre bagarre. uri kuvuga ya mirwano yacu, Nous l'avons provoqué. ariko nitwe twamushotoraga. Il n'aurait pas dû céder à vos provocations. yego ariko ntiyarakwiye kwemera mu gucokozwa Il était kwanyu, vraiment gêné après ça. mu Vous gucokoza savez, kwanyu. il nous a choqués ngo byamujenaga nawe. umva twaratunguwe kumva dusaba imbabazi, de l'eau et des bananes. noneho tuzanira amazi n'imineke. Biratangaje pe. Garçon qui dirigeait la bagarre des garçons dans les villages voisins. uyu niwe wari uyoboye Pardon? wayoboraga imirwano Je vais faire de moi-même la mu rusisiro rw'abaturanyi. gutyo Ce processus de croissance va dans deux sens. aravanga ubwo rugendo rwo gukura rugenda mu bice bibiri. En nous remplissant du Saint-Esprit, igice cya mbere Imana ikora umumaro wayo itwuzuza umwuka wera, hanyuma twebwe umumaro wacu en lui, continuellement, ni ukubaho tukagendana nawe by'igikomezo, tugakora ibyo mettant totalement au Saint-Esprit. twiyagurira mwuka wera twese ya complete submission mu Que ma vie cyongereza. soit différente. mwigisha aragira ngo ubuzima bwanjye bube butandukanye, nanjye ni uko Acceptez ntabwo bagishaka kuba nk'ibirara. ngaho noneho Seigneur et Sauveur. mwemere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Vie, vous niyakwinjira mu buzima bwanyu, devriez muzabaho nk'uko mubishaka. prêt à l'accepter. nindeho muri mwe ushaka kumwemera. Êtes-vous prêt? Oui. Oui. muriteguye? Alors, levons-nous et prions. barikiza yego ngo duhaguruke dusenge. bagiye gusenga amaganga bahoze ari amagangesta, ibirara. Seigneur, vango Yesu Kristo, Jésus-Christ, basubiramo. j'avoue ndatura que je dirigeais ma propre vie. Que je dirigeais ma propre vie ko niyoboreraga ubuzima bwanjye, Péché. et que j'ai péché. kandi ko nacumuye. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. mbabare ibyaha byanjye, Prends le contrôle de ma vie. ubundi ugenzura ubuzima bwanjye. Fais de moi Fais de moi ungire une nouvelle personne. une nouvelle personne. icyaremwe gishya, une nouvelle personne. ibyo ndabisaba Au nom de Jésus. au nom de Jésus, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. amen amen. amagengesta yakiriye Yesu Kristo muri iryo joro. bimeze bite Dawida? umwuka wari yamukoresheje. hasigaye babiri mu maganga bo banze kwakira. uwitwa Musa niwe warwanye na Dawuda cya gihe, ndetse nande mu gitondo ahangaha turi kubona kwa Yusufu se wa Dawuda. gitifu yamusuye Yusufu. Ah, bienvenue. Prenez place. ibyishimo ni byinshi. Merci beaucoup. muze muhawe ikaze, mwicare, murakoze cyane. mubano usigari mwiza hagati ya gitifu na Yusufu. noneho Remercie pour le grand panier de maïs que tu m'as envoyé hier. ndagushimira kubw'igitebo cy'ibigori wanyohereje ejo. Jean a ramené plein de légumes. umugore wanjye yagiye mu murima azana imboga nyinshi. En faux. Donc je lui ai dit d'en mettre dans un panier pour vous. urumva namubwiye Tes champs. azanabazanira n'imboga. Le cadeau. mana yanjye kuva wabona uriya murima waduhaye amakado menshi turashima, ahubwo tuzongera tunabikore. C'est suffisant. avuga ngo Yusufu ibyo birahagije Très gitifu. étonné par ce que vous avez fait. ibyo wakoze byarantunguye. Ce n'était pas
de ma volonté. ntabwo bwari mu bushake bwanjye. Cela aurait été impossible si Jésus ne m'avait pas dit de le faire. biriya ntibyari kuba bishoboka iyo Yesu atansaba kubikora. Yesu J'avais déjà dit ça. ubwo ibyo wabimbwiyeho. L'Esprit a touché mon cœur. umwuka wera umwuka we wakoze ku mutima wanjye Et les choses que j'ai faites contre toi. antera kwicuza byose nagukoreye. Dieu, si tu fais ce qu'il te dit, binezeza Imana iyo ukora ibyo ikubwiye. Daouda parle toujours de Jésus. Dawuda buri gihe avuga Yesu. Beaucoup changé, tout comme vous. wumva nawe yarahindutse cyane nkawe, Mais il se bagarre encore. ariko aracyarwana. kumbe ntabwo azi ko muri iyi minsi yabicitseho quand noneho. vas-tu accepter Jésus-Christ comme ton propre sauveur? Yusufu uzemera Yesu Kristo nk'umukiza wawe ryari? inde njyewe ngo yego. Jésus Ibi nyine wewe birumvikana. Yesu t'a restitué ton terrain. yagusubije ubutaka bwawe, Et il nous a réunis encore. yaratwunze nanone. Pourquoi tu ne l'aimes pas toi aussi? kubera iki wowe utamukunda Je vais y koko? réfléchir. ndabitekerezaho. Vraiment y réfléchir. ibyo nzabitekerezaho. Oh là, morora ni mushiki wa Dawuda. apporter quelque chose au chef. bwira Lamine ngo agire ikintu azanira shefu. Je Ya suis juste en visite. morora, Je ne veux pas de cadeau. njyewe ndi umushyitsi ntabwo nshaka amakado. Yusufu ahubwo arenda kuzicisha gitifu amakado. yewe we, Bonne journée. umunsi mwiza. bamuzaniye uruntu Tu rw'icupa. m'as pas dit que ta femme est enceinte. Yusufu ntiwambwiye ko umufasha wawe atwite. Je vais vous le dire quand le bébé arriverait. napanga kuzababwira umwana yavutse. iki ni iki? Boisson locale. ni ikinyobwa cyaha. Très frais. muraza kugikunda, nicyo najya nkunda. De ça, ibyo narabibohowe, boirai pas ntabwo nkinywa. ni amayoga kumbe. du tout. ndeka sinkinywa. Quand kuva cyari, Nouveau maître, kuva nagira umwigisha mushya Yesu Kristo. souhaité le connaître plus tôt. nari nkwiye ahubwo ko nabimenye kera, Beaucoup d'ennuis. kuko biba byaramfashije kwindinda byinshi bibi. vous sinari ko narafashe nararongoye umugore wa kabiri. avez 7 femmes et vous vouliez battre son record. wewe so yagize abagore Pas 4. bangahe? N'y pense même pas. wowe wari wumva gushaka kuzamuhiga ukamurenza. Mon père avait plusieurs femmes. Je me vantais que je battrais le record selon les traditions de la famille. bango papa yagize abagore benshi, nibyo numvaga nzamuca agahigo nkamurenga, ariko ubwo ntibwari ubushake bw'Imana. Oui, mwigisha niwe wabikubwiyeho du plan ngo yego. que Dieu a pour toute l'humanité. yambwiye umugambi Imana ibifitiye ku bantu bose. Bibiliya iravuga ngo muri ubusitani bwa Edeni Et la femme Imana yaremye umugabo n'umugore. urukumva n'abantu, réfléchit. umugabo umwe n'umugore umwe. Oui. ibyo nabitekereje. Plus on a de femmes, sobanukirwa yuko iyo turushaho kugira abagore, problème, nuko turushaho kugira ibibazo, responsabilité on a. nuko tunagira inshingano nyinshi cyane. urazi Les choses ne sont pas si paisibles. ibintu Les deux sous mon toit. nanjye ntabwo mba numva bigeze. menya niyo afite abagore babiri, Sérieuse. Juste hier. ngomba gukemura gutongana J'aurais été kugeze. plus heureux qu'avec une femme. urumva nawe kuba nishimye ndi kumwe n'umugore umwe kabisa. Mon père papa ne pouvait s'occuper de toutes les 7. ntabwo yabashaga kwita ku bantu bose kuko yari afite abagore benshi, nawe byaramunaniraga. urapanga gukora iki? Votre deuxième épouse. ugiye kwirukana umugore wawe wa kabiri? aravuga ngo hoya. Très irresponsable. aho nawe kwaba atari ukwica, Je sais. kwaba atari ugufata inshingano. Je n'épouserai plus d'autres femmes. icyo nzi ni uko ntazongera kugira undi mugore. Youssouf, je dois m'en aller. urabona yaba yaramwiciye ubukumi bwe, yarangiza akagira sinzi byangomba kugenda. arashimira ku bw'impano Vous m'avez n'ibiki donné byose. de quoi réfléchir. umpaye icyo gutekerezaho kabisa. ndagushimira ko wansuye. inshuti nicyo zikora. Allons-y. urakoze, twagiye. bari bamuzaniye inuza, niba ari inzoga kiriya icupa buranaga, ariko oya ngo ni inzoga lokale, ni ukuvuga ngo nizo bakora aho ngaho muri ako gace. nageze ngo ni rwa mitsingi. mitsingi biba biri mu rucupa rw'icyatsi, nicyo nyiziho. kumbe gitifu yabohowe no kumukobanya. ndavuga inzoga ntabwo akinywa. ya mu masaha ya nimugoroba Dawuda atashe ari kumwe n'abashuti be bashya bakiriye Yesu Kristo. mugoroba mwiza nyakubahwa. na ntuza Yusufu arasuhuza arabikiriza. mwari muri he? mu muri sorry, Manger. ku kibuga bakina umupira. murashaka kurya? Oui, père. bahamagara Aurora. twari amasahani ndasoje. ni mushiki wa ntuza wa Dawuda. kumbe Aurora akimara gufata amasahani hari ibintu byabaye. bimeze bite? imyuka y'iwabo yaramuteye, yituye hasi. niba ari igicura arwaye, bimeze bite? katurebe. ise yanyarukiye mu nzu, sinzi ibyo agiye kugira. Aurora
Sorry niba ari Aurora ni Morora sinzi bimeze bite yatangiye kuzana iforomo kanwa. Dore Yusufu yazanye uruntu rw'uruntu uzatangira kugira papuri mu biki Dawudi akavuga ngo papuri mu biki. Kumbe katurebe basore mumfashe hari ahantu bagiye kumujyana bura ku muganga wa gakondo niko sari kujya inama. Dawudi akavuga ngo hoya papa nitwamujyana iriya yapfa ataranagerayo. Umva turamusengera arakira. Wa mwana urashaka icyo ajya mushiki wawe apfe ngo hoya. Basora mumfashe tumutware ngo hoya papa ntabwo twabikora. Taye lawari tumusengere. Père, au nom de Jésus-Christ, Ngo data mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi icyo navuga les gens comme elle. ariko ndabizi kubasha gukiza abantu nk'uyu. Ndakwinginze Au nom de Jésus-Christ, kiza murura mu izina rya Yesu Kristo turasenze twizeye amen. Baramusengeye Dawuda arasenga mu izina rya Yesu Kristo. Kumbe hano ya mizimu yari yaramenyereye kwa Dawuda kumbe ntagize ko muri uyu mbuke ijambo kimwe navango nawe twebwe karangizo karanskope n'imbaraga z'umwanzi zose nacyo zizabatwara. Dawuda yarabiheye bimeze bite yewe urarenze urakoze Yesu arashimira. Morora yagarutse mu buzima byari bimuzengereje wowe byo mu muryango. Kumbe bimeze bite n'icyo tuha n'uwo tubawe iyo tumaze kuza muri Yesu Kristo. Ibintu by'akamenyero by'ubuyoka ntago ibikigira. Dawuda mu kwizera yarasenze mushiki warakira. Dawuda niwe bikoze. Dawuda nawe ntacyo kuvuga no gutangara gusa. Ja inkuru baje kwibwira umwigisha n'ibyishimo byinshi cyane. Mwaramutse. Bonjour les garçons. Muraho basore. Vous me parlez? Murashaka kunganiza. Umva ibyo wavuze nibyo. Kuki? Exactement comme dans le film. Umva bimeze neza nko muri filime. Des convictions Morora se tordaient et tremblaient. tubyite nk'igicuri. Sortaient de sa bouche. Byagize ibintu bisohoka mu kanwa ke. Il a amené Morola chez Ganga. Noneho Guérisseur. Mais Daouda ne voulait pas le faire. wa Dawuda ngashaka kumutwara ku D'abord, j'avais peur. muganga gakondo gutyo. Oui, au nom de Jésus. Ariko Dawuda arabyanga aravuga Les convulsions, musengera. c'était un miracle. Ngo nari natinya ariko ndasenga biraba. Ni igitangaza. Mushimire Yesu Kristo, Imana niyo kwizerwa. Exactement ce que Daouda a fait. Mwigisha ndajayo nanjye mje mbasha gukora nk'ibyo Dawuda yakoze. Exaucez Daouda. Dawuda ntabwo ari wabikoza wabikoze ni Imana yabikoze. Ngo Dawuda icyo yakoze we nuko Il a fait pour Morola. gutsinda isuzuma ryo kwizera. Nous prions pour mon père. Bien. Byarumva ashaka gusengera Morora ndetse na se. Conversation au sujet du Saint-Esprit. Njya muze ngo dusenge bavuga ku bya Mwuka Wera. Vuga data wo mu ijuru turagusenga. Accorde-nous maintenant ta grâce. Uduhe ubuntu bwawe ubu ya ona muzahabwa ubutwari bwo kwirukana abadayimoni. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Dawuda na shefu barahindutse cyane. Mwabibonye? Démontrerez le caractère et la puissance de Jésus quand le Saint-Esprit vous dirige et vous donne la force. Ngo namwe muzagaragaza imico ya Yesu Kristo binyuriye mu Mwuka Wera bayobora. Et désireront aussi marcher avec Jésus. Avuga Remerciez Dieu pour ces changements. kuki tutashimira Yesu ubu Imana ubu kubwizo mpinduka ya meze bite. Mais le fruit de l'esprit, Abagalatiya ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. la loi n'est pas contre ces choses. Bimeze bityo nta mategeko abihana. À Christ ont crucifié la nature corrompue avec ses passions et Abakristo Yesu babambanye kamere puisque nous vivons par n'irubanira ryayo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Ya nuko tubisoje idemakiza mwene Soma Kristo Yesu mwabonye icyo umwuka warakora muri twebwe. Ya tugutyo ya ndabakunda tubonane muri episode ya nyuma finale. Komeza kwa mahoro. Bye bye.